mwabibonye ko ndangije kubisiga, urabona ukuntu bisa neza. Wow, kizaho akadekorasiyo k'ibitunguru kugira ngo ibintu bikomeze bibe uburyohe. Mwabibonye. Amahoro y'Imana nabane namwe. Ikaze mu gikoni cyacu. Uyu munsi murabona ko nateguye ifunguro riryoshye cyane. Nshuti zanjye, ifunguro ry'uyu munsi ni brochette. Abantu muzi ko mukunda ka brochette, mwigire hino mbaho isomo rikomeye cyane. Urasanga wenda bamwe namwe murasanga ubwa mbere mubibonye, ariko ibi bintu rwose biraryoshye pe. Kugira ngo rero brochette zacu ziryohe, turifashisha bino bikoresho mubona hano. Murabona ko dufite inyama nziza y'iroti, dufite ibirungo bitandukanye, black pepper, beef masala, magi, umunyu, amavuta, roiko, soy sauce, amavuta ndetse na vinegre. Aha tukagira ibirayi murabibona, tukagira ipapayi, tukagira indimu na zira poivro mubona hariya, iy'umutuku n'iy'umuhondo ndetse n'iy'icyatsi, na tangawizi, seleri, ibitunguru by'umutuku, tungurusumu n'inyanya. Urumva ngira ngo ibintu byose mbibabwiye tugiye gukoresha muri iri funguro ryacu. Nshuti yanjye, tera agatebe ukurikira ukuntu ngiye kubikora, nawe utaha uzabikorera umuryango wawe, unezeze abana niba uri umumama, unezeze umugore n'abana niba uri umupapa, unezeze umuryango muri rusange, barye baryoherwe. Iyi nyama ngiye kuyikata kwa kundi brochette ziba zimeze. Umuntu akata akurikije ikigero ashaka. Murabona ko uko ingana, si ntoya si nini, iraringaniye. Okay, hano ngiye gushyiramo amazi turi bushyiremo za nyama. Dukurikijeho gukata iri papayi tukarishyira mu mazi. Mu by'ukuri ntabwo nabonye ipapayi ryiza, ubundi rigomba kuba ari rya papayi rifite amakakama ry'icyatsi, rifite amakakama menshi cyane. Iri rero risa naho ridafite menshi, ariko riraza kumfasha, zimfashe kugira ngo aya makakama amfashe kugira ngo zino nyama zize koroha. Ngira ngo turagendanamo neza. Ubundi niko kamaro k'iri papayi. So ye kurikatiramo hano gutyo. Wowe uramutse ubonye iry'icyatsi rwose rikiva ku giti byagufasha kurushaho, ariko kandi mwibuke ko mfite vinegre, mfite indimu, niyo mpamvu nabyiyambaje kugira ngo bisapotinge rino papayi, kugira ngo bize kugira gute, bize kugenda neza. Okay.
nkurikijeho indimu ndayikamuriramo, nindangiza nkatakata igishishwa cyayo ngishyiremo. Hanyuma reka nshyiremo akavinegere gake, yego. Nkurikijeho ngiye gushyiramo ibiyiko 2 bya olive oil, ibiyiko 2 bya olive oil. Hanyuma shyiremo umunyu. Mw'abantu mw'inyama ibifite icyanga ndayibatuye. Hano shyizemo umunyu, nkoresheje sea salt, murabizi ko ariyo njya nkoresha. Okay. Nindangiza mvangavange. Ikintu kiza gukurikiraho none ahangaha tugiye gusekura ibirungo. Ibi rero ni bya birungo byacu nababwiye. Ni ukuvuga ngo aha harimo tungurusumu, tangawizi, seleri, ibitunguru, sibyora ndumva ari byo birimo. Yabwo rero ngiye kubivanga n'aya mazi hano. Okay. Nabyo tubigaragure, tubivangavange nako. Akamaro k'ibi bintu ngira ngo nabibabwiye. Akamaro k'ipapayi n'amata y'ipapayi ni ukugira ngo inyama zorohe. Akamaro k'ibi bindi byose ni ukugira ngo zishye, zinahumure, zigire taste, mbese urya inyama wumva ihumura kabisa byiza byiza. Tugiye gushyiramo rero inyama. Nazo tukavangavanga kugira ngo zivangavange n'aya mazi n'ibirungo n'amapapayi byose byivanga. Then igikurikira ubu ngubu rero mutazi, ndabona byivanze. Okay, maze kubivangavanga, bimaze guhura y'amazi n'inyama na bya birungo byose birahuye. Ikintu ngiye gukurikiza ni ukubipfundikira amasaha 4. Turongera guhura nyuma y'amasaha 4 birangiye. Ubwo igikurikiraho nyuma y'amasaha 4 muraza kubibona, ntimujye kure. Guys, hano rero ibya birungo byacu ngibi, harimo poivro y'icyatsi gusa, harimo inyanya, harimo n'ibitunguru na tungurusumu na seleri. Ngiye kubisya. Uko biza gukurikirana byose ndababwiye ngo mube hafi aho ngaho, si byo nshuti zanjye? Okay, yanoze. Ngiye gukaranga bya birungo byanjye ndi busige kuri brochette.
Okay, tugiye gushyiramo ya tomato paste yose nari nayiberetse muri video ya mbere y'ibikoresho, ariko nayo yari irimo. Nyine baza nkayishyiramo utuzi dukeya kugira ngo irekurane. Hanyuma ngiye gushyiramo za magi. Kurikijeho beef masala. Kurikizaho royiko. Black pepper ngiye gushyiramo gake kubera ko ndashyiramo n'agasenda gasanzwe. Nubwo ntakaberetse ariko ndagashyiramo. Ndetse n'agasoy sauce gakeya. Ikiko kimwe. Nshaka ko bihindura isura. Okay. Bivange. Urabona ko ikirungo cyanjye kimeze nk'igikoma gifashe cyane. Urusenda rwanjye ni rumwe rw'icyatsi, ni urusenda rw'icyatsi ngenda rublendinga then nkajya nshyira mu biryo uko mbishaka. Mba nabanje kurusya muri blender. Ngiye rero gushyiramo akumvikana kuko ari brochette, ntabwo kumvikana cyane, ariko nyine kagomba kugira gute kumvikana ko aka k'icyatsi kari naturel, niyo kakumvikana nta kibazo. Nshuti zanjye murabibona ko nakoze akazi katoroshye. Yes, ubundi impamvu nafashe ibitunguru na poivre y'umutuku n'iy'umuhondo ni ukugira ngo nkore decoration ya brochette zanjye. Mwazibonye ibintu ni uburyohe rwose, mwabibonye ukuntu bimeze neza. Sawa, ubu hageze ko nsiga ibirungo. Nasiga gutya. Bya birungo byacu. Ugahindukiza inyama ukayisiga hose. Basiga hose nta na hamwe usize. Ngira ngo murimo murandeba uko mbikora. Ubutaha namwe muzabiteke rwose, muzampa amakuru. Okay, n'ibirayi rero ngiye kubisiga. Nk'abantu, ibi bintu byanjye nateguye uyu munsi ko biryoshye. Iri funguro ko uzi ukuntu iki kirungo kirimo guhumura, uzi ukuntu za nyama natumbitse kare mwabonye muri bya birungo nazo zirimo guhumura. None ubwo n'ibishya biraba bimeze bite? Ko biza kuba ari ibitangaza. Mama Zulu ndabapangira. Namwe mujye mumfasha muzirebe, mukore like na comment. Banje gusiga imbere, banje mpindukize nsige n'inyuma. Mwabibonye ko ndangije kubisiga? Urabona ukuntu bisa neza? Wow! Ngaho rero
nuze dushyire mu ifuru. Aha mbanjemo ibirayi hano hasi. Okay. Noneho burusheti zo ndazishyira hariya hejuru. Aha inyama amaze kuzishyiramo, rero ngiye kuzisunikiramo mo indani. Inshuti zanjye, murabona ko ifunguro nateguye ribonetse, kizaho akadekorasiyo k'ibitunguru kugira ngo ibintu bikomeze bibe uburyohe. Mwabibonye? Ubutaha rero namwe muzabigerageze murebe ukuntu muzaryoherwa. Hanyuma reka nshimire buri wese wampaye umwanya we akareba ino video tugatekana, tukajya mu gikoni tugateka kuva bitangiye kugera birangiye. Kari akazi katoroshye, nawe nubikora uzamenye yuko uzabikora amasaha menshi pe, ahagije ku buryo ntuzarambirwe. Gusa ariko uzarya ibyo kurya biryoshye kuko uzaba wabiteguranye ubuhanga. Reka mbashimire rero mbabwire ngo naho ubutaha, Imana ibahe umugisha. Bye bye.